urabona ko akunda umuntu atabara yagize amahirwe yo kongera guhura nawe mu minsi ya nyuma, but I wish I got that chance. Ibintu bigoye nabyumvise nuko ibyo nakoraga byarananiye. Nubwo nyinshi 2005 Vili Frank niwe wanjanye muri studio ya mbere hano i Kigali ukuririmba. Ntago ari umuntu twahoraga buri munsi kenshi, ariko twubahanaga kubera imyaka twari tumaze tuziranye. I wish ko wenda urabona ko akunda umuntu atabara yagize amahirwe yo kongera guhura nawe mu minsi ya nyuma, but I wish I got that chance. Ibintu bigoye nabyumvise nuko ibyo nakoraga byarananiye kubw'amahirwe nzi sister we namuvugisha nawe byamurenze. Gusa usibye kuba ubwo buzima twabanyemo no gutuma amenya umujyi wa Kigali kenshi, abanyamuziki wenda batabizi, Mugisha niwe mu bantu batumaga haje abahanzi benshi b'Ubugande kubera we. I know ko a lot of people actually don't know, kubera ko generation z'umuziki zagiye zihinduka zitandukanye. Niwe wazanye ba Bobby Wine bwa mbere, ba Chameleone, Ragadi, so ba Juliana bwa mbere. Ndabizi ko ibyo bintu byinshi hari umuntu ushobora kuvuga ati ibyo kuki tutari tubizi, ni uko wenda tutari dufata umwanya ngo tuganire ku bantu buri munsi. Gusa Imana imwiruko ridashira. We appreciated him ahari, we appreciate him now, I will always appreciate him. Kandi twese twihangane. Murakoze cyane. Austin murakoze. Muranyemera twakire. Abakoze ubuyobozi bwa gahunda nanjye mukaze hano kubabwira muri make, nubwo Fred yari yabivuzeho turi hariya mu rugo, nanjye muri makeya nibyo ndibusubiremo. Muri make uyu mwana Fred, uyu mwana Mugisha Frank Mubireye yawe iriya muri Uganda aho twari turi, we n'ababyeyi be ntabwo hari kure, twarasuranaga. Umwana akaza, Fred akaza, na Lady Scovia bose barazaga bakaza bakadusura, natwe tukajyayo tukabasura. Kandi aho tugiye muri iki gihugu igihe Bakabarore bo bari hariya Kayonza Kiyenzi, nanone twarasuranaga, haba mu bihe nyine by'ibyishimo nk'uko mubizi ubuzima bwacu bubaho mu gihe cy'ibyishimo no mu gihe cy'ibyago tugafatanya. Rero Mugisha Frank twari dufite mushiki wacu Lady Judith, ariko Mugisha Frank muri 2002 naje kumusura ari hariya Shiaska. Mugisha Frank niwe wampaye mu modoka. Tekereza rero umuntu muri icyo gihe 2002 kuba yari afite driving permit, yari muri bakeya mbese bari barabonye
umugisha wo kugira ngo bige gutwara imodoka. Niwe wamvanye i Remera aho Judisi yakoraga, turajyana twembi yashiyasika agezayo. Ubwo rero nk'uko mubizi umuntu agira ikintu yishimira. Njyewe nari nzi yuko ubuzima bwe azaba umushoferi agashakisha akazi kuko yarabyemerewe afite perimi, ariko kandi impano y'umuntu niyo imutuma gukora icyo agomba gukora. Urumva rero ntabwo byashobotse kugira ngo ajye mu makampani ashakisha akazi nk'umushoferi, ahubwo nk'uko twabibwiwe na hano niko bimeze, yagiye mu bintu bifatanye na music, mu filimu nibyo yibanzeho cyane. Ubwo rero nk'uko twari twabibwiwe, itariki y'amavuko yari 27 z'ukwa munani 1983. Yavukiye muri Masaka muri Uganda. Hanyuma amashuri y'ibanze yayigiye Uganda kugeza ubwo tuje inahangaha mu Rwanda mu 1995. Mu Rwanda yakoze imirimo itandukanye ibifatanye na music, film, n'ubunyamakuru nk'uko babitubwiye. Rero nk'uko babitubwiye, yari umuntu utiganda akazi ako ari ko kose, n'aba bagenzi bacu babivuzeho, kandi akaba ari umuntu wakunze kugira urugwiro muri bagenzi be, abo bangana nabo n'ababyeyi n'inshuti mbese. Rero mu buzima murumva ubwo imirimo yagiye akora yatumye amenyekana n'abo hanze muri Uganda, yumva ukuntu baduhaye ubuhamya hano. Yari umuntu rero ukunze ibintu bimuteza imbere, ariko cyane cyane n'igihugu cye. Hanyuma rero kurwara, yararwaye bamusuzuma umwijima. Hanyuma rero tariki 29 z'ukwa gatandatu ubwo nibwo yitabye Imana. Nanjye ubwanjye naje kumusura Kibagabaga hariya, ariko mu by'ukuri yari atakimenya uwinjiye cyangwa uwo ari we. Aho mbimenyeye nanjye nari nameze neza, ndwaye igifu kimereye nabi, ariko aho muri Agatege naraje kumusura nsanga mu by'ukuri ubuzima buragenda busa n'ubumuvamo mbese. Ariko nahavuye mfite icyizere yuko uko bagiye kumuha transfer kugira Shasika, nzi yuko amavuriro atandukana bari bugerageze akaba yakongera akabona ubuzima nk'uko bumeze. Ariko nkigera mu rugo, nkigera ahitwa Kiramuruzi, niho bambwiye bati umwuka uzite ushizemo. Ubwo rero bavandimwe, inshuti bavandimwe, ubwo nibwo buzima tugira kuri iyi si. Umuntu agira igihe avukira, akagira n'igihe azavira kuri iyi si mu buryo butandukanye. N'urugero naba hariya Rwimbogo, hari umusaza w'inshuti yanjye ukoresheje ubukwe, ariko umuhungu we yarafite umwana umwe n'umudamu we. Soda zirabura, zibuze atereka mfate moto igende zizanye vuba vuba. Ageze kuri kaburimbo, imodoka iramugonga ahita apfa. Mu birori bya mushiki we nawe arongera agira ati nawe ukaba arapfuye. Rero igihe
imana iba yarateguriye umuntu ni ntarengwa, naho azagwa naho haba hateganijwe. Rero tukaba tubasaba kwihangana, ibyo ubuzima ni ukuri ko buteye. Twihangane, dukomere, dufate inyigisho inyigisho batwigishije hariya zo guhora twiteguye, tuzi yuko iyi si turi abashyitsi atari iyacu. Nkaba rero mbashimira mu by'ukuri kuza kwifatanya natwe. Buriya baravuga ngo uwawe umubonera mu byago. Yenda nko ku bukwe umuntu ashobora yenda kutabutaha, ariko ntabwo byakumvikana nabi. Ariko mu gihe cy'ibyago nk'ibi ngibi uwawe umubonera. Tukaba rero twasaba kwihangana, hanyuma umuhango nurangira hari bubeho kujya gukaraba ruguru hariya, twese hamwe tuze kuzamuka n'icyo gikorwa nacyo tugende tukirangize. Tukaba tubashimira kandi tubasabira ku Mana iyo mwaturutse yose, Imana